whispers in my ear, a breath of Ive, ni iki ushaka kwera? Wambabari ukava mu buzima bwanjye. Mani nagukurikiye kuva ku kibuga cy'indege nakubonye. Hari umwenda ngufite ngewe. Umwenda umwe se. Chris, ni iki unyifuzaho? Cyo mwifuza. Ko nakuretse ukagenda wandetse nanjye nkariva mu buzima bwanjye ku mahoro. Urabizi nawe ariko nukazajya ukora ibintu ntago rega ndi ikigo nta nubwo ndi n'umusazi. Babarira tutararwana cyangwa tutarakora ikintu kibi. Oya ntacyo. Nushaka kugikora. Nushaka kugikora. Subira hari. Ntago nsubirayo. Ibi wambabariye kweruka va aha hantu. Urashaka kunsenyera ngiye n'umugabo wanjye. Senyera n'umugabo wawe. N'umugabo wanjye nyine. Hejuru ibyo wakoze byose, hejuru ibyo wankoresheje byose ku munsi w'ubukwe bwanjye. Nawe uzi. Ushaka gukora n'ibindi birenze biri. None se we hejuru y'ibyo uzi twasezeranye kubera icyo gukora ibintu nk'ibi ngibi. Ese utekereza gute? Ase tumfata gute? Mufata nk'umugome, umugambanyi, umuntu wikunda, udashobora guha abandi bana agaciro. Umuntu wikunda. Wikunda ni wowe. Ntago ari njye. Kuko wisemo gusandaguza ibintu byose twubatse. So nubatse ikinge nawe. Urabizi neza ko nta kintu ngiye nawe twigezaho. Please mbabarira ugende ndakwinginze. Go. Biga twubatse isi y'urukundo njye nawe kandi urabizi. Ariko sone ndi kuvugana iki nawe? Wamva inyuma naragukorera ikintu kibi. Nta kirenze icyo wakoze. Ivi, ushaka kumva inyuma bitaraba nabi. Ivi, uzi ko no gukurikira umuntu ari icyaha. Ngiye guhamagarira inzego z'umutekano zize zigutandukanye. Zihamagare. Ubundi se ndahomba. Nta kintu na kimwe ngiye mfite ndi guhomba. Ariko se undi Ivi kamubaza. Ubwo ni urukundo cyangwa ni ubusazi? Byita urukundo cyangwa ubyita ubusazi. Gusa nyine okay ndi umusazi. Ariko umuntu wamvura ni wowe. Urabizi, you know that. Ako Ivi wambari ukamama warugira mu buzima bwawe. Muraho. Yes, darling. Bitese. Ko mwaheze nyuma y'urugi. Ni karibu. Ivi we muri kagende n'ubundi na. Oya nawe yaza nta kibazo. Turanga umushyitsi se. Ni karibu Ivi. Murakoze. Ntabwo byari ngombwa sheri. Oya it's okay. Ivi mbabara ndakwinginze usubireyo ugende umpa amahoro. Ndagusabye ndakwinginze. Bampaye karibu reka ninjire na. Ufate nk'atari wenje kureba nje kureba. Amambere wishe ubukwe bwanjye. Urashaka gukora ikindi kintu kibi kuri ngiye. Ko najya nkubangamiye n'igicuri gituma umemukira bene akakagiye. Kumbangamire nzi ibi ngibi ni ibi. Ivi mbabara usubire. Ntabwo nsubire. Ivi ndakwingize basi please I beg. Ntabwo nshaka kwinjira. Okay nyemerera none nsura umuntu mayi kare. Sibyo? Waba ufite inzozi zo kuba icyamamare mu kwandika cyangwa gukina ikinamico? Urashaka kuba icyamamare mu kwandika se cyangwa gukina filime? Ntucikwe n'aya mahirwe uzaniwe na Bright Theatre and Film School.
tubaha amahugurwa n'amasomo y'igihe gito ndetse warangiza kwiga tukagufasha gushaka aho ukorera ibyo wize mu buryo bwa kinyamwuga. Twigisha kandi gufata amashusho no kuyatunganya ari byo camera and editing. Ntimugire impungenge z'imisi cyangwa amasaha ndetse n'uburyo wabangikanya aya masomo yacu n'ibindi wikorera bya buri munsi kuko uzajya wiga muri weekend gusa. Ihutire kuduhamagara cyangwa kutwandikira kuri nomero ya telefone ubona kuri ekara yawe maze utangirane n'abandi. Bright Theatre and Film School turagufasha gukabya inzozi zawe. Mwaramutse neza. Yego. Mukuru ni meza. Bambwiye ko mwari muntegereje. Sori mwihangane nabakereje. Nahuye na ambutiyaje. Nta kibazo. Muri bande twabafasha gute? Njyewe nitwa Gatore. Nturutse Masaka. Mfite ikibazo gikomeye cyane ariko bambwiye ko ushaka kukinyamurira. Namujyanye rero reka nzinduke nze nkurebe. Nikugeze ibindi ko wakinyamurira. Ikibazo kimeze gute? Njyewe nakodesheje inzu n'umugabo bita Prince. Ubwo Prince nanjye bihuriye kandi. Nyine Prince ni umukozi wa Chris. Oh, okay. Chris rero bambwiye ko ari we manager wa Chris kuko iyo nzu nyine yayinkodesheje ari ya Chris ariko ayinkodesha avuga ko ari iye. Yego. Noneho mu masezerano twagiranye mu kwezi kumwe konyine baraje inzu bayinkuramo. Hari uwaje abanza kumfatiraho imbunda, hari uwaje ngo yarayiguze aza ariko bigaragara ko afite n'ibyangombwa bigaragara ko inzu koko ari iye yayiguze. Ubu niwe wayinkuyemo kuko ayemererwa n'amategeko. Ukodesheje amezi angahe? Mu masezerano nari narishyuye amezi 5. Wari uyimazemo igihe kingana gute? Ibyumweru 3. Oh, shit. Kandi ndi umugabo ufite umuryango, mfite umugore n'abana. Ubu ngubu twese turi hanze. Bivuze ngo wowe n'umugore n'abana ntago mufite aho kuba muri hanze barabasohoye. Ntabwo dufite aho kuba dore abana bari hanze, umugore ari hanze, ibintu byose biri hanze. Marege rero ndagira ngo ngire inama. Urabona ndi hanze, amafaranga mfite, urumva? Ikibazo wacyumvise neza ko kimeze, ngira inama. Njye kurega mu mategeko, njye mu buyobozi, mbonane na Chris cyangwa urabikemura. Bikore gute? Ngira inama. Excuse me. Prince taba rwose taba pe. Allo? Yes Prince. Hama ibintu ndi kumva ni ibiki? Wagurishije inzu irimo umukiriya? Gutu iki? Ninde wayigurishije nawe? Iyo nzu yaguzwe nande? Ako pre ubundi uba muzima. Bro, are you serious? Urafata inzu irimo umuntu ukayigurisha nta n'isoni ufite nta nabimenya as manager. Ayo mabwiriza uba yahawe nande? Ubu tuvugana nta bundi bwisobanuro. Nkeneye information z'uwo mwayiguze. Ubundi mwayiguze nande? Prince rekana n'ubugoryi. Hicubuki? Hakuri umusazi. Hicu Burundi ni ibiki? Hicu Burundi ni ibiki?
niwe mukiriya mwayiguze. Aka kanya tuvugana nta bundi bwisobanuro. Nkeneye nimero z'uwo mukiriya wagurishije iyo nzu. Bikorye gusa. Nyuma y'ibyo wakoze byose ntubuje kunesha umutwe koko. Akisuba tuvugisha ukuri. Aka kanya kuko ubuse uribagiwe. Usubona ndi ikibaho umuntu yandika akahita siba. Ntagaruka bimeze. Ivi mbabarira uve mu mikino uve mu bintu bya kera. Wehe kubyitiranya n'ubu ngubu. Ngiye namaze kubaka ndi umugore wundi muntu. Ntago nyiri muri izo nkundo za kera nabivuyemo ibyo bintu. Mbabarira rero umwe mahoro niyubakire n'umugabo wanjye utubise rwose. None se reka nkubaze. Before yo kwibintu tubikora. Twari twarumvikanye iki? Nese wambwiraga gute? Ese kuki nyine wanyijeje ko ibyo bintu bishoboka kandi uzi neza ko bidazashoboka? Ivi stop. Ndakwinginze mba akusondi wambwira gukira umuntu wiyahoza aya mayoga ni igiki kizima watekereza. Okay. Reka ntacyo mbyemere ko nyiyahoza. Wese utayanywa bigufasha iki cyangwa se umfasha iki? Ushaka ko ngufasha iki basi kugira ngo uve mu buzima bwanjye? None se ubibagiye ibintu twari twarasezeranye, ibintu byose twavuganye byose wabigize zero. Ivi twumvikanye biriya kubera ko urabizi ko twashakaga amafaranga. Nta rukundo ariko none ubu nsigaye nkunda umugabo wanjye kandi nawe arankunda. Mbabarira uduha amahoro rero twiyubakire ngomeze ubuzima bwanjye nawe ukomeze ubuzima bwawe. Ariko ivi kambanze mubaze ninde mugabo kuri iyi si ushobora kwihanganira nk'ibyo Chris yihanganiye? Umugabo ushobora kugufata uri kumuca inyuma akabasha kwihangana akakubabarira, noneho yagufashe ku munsi w'ubukwe. Bira byose byari ibintu twari twarumvikanye. Babarira uhaguruka usohoke. Sohoka nararakara. Uhaguruke sohoke. Nge utahe wajya ushaka ntago mbyitayo. Ikingenzi ni kumvira mu rugo. Rega nta nubwo ari we nawe wampaye karibu bayida. Nubwo ari we nashakaga ariko ntago ari we wampaye karibu. Okay, reka ndindire wampaye karibu aze agire tansohore nta kibazo. Sibyo? Ivi. Basi tuganire. Urashaka amafaranga y'ingute? Amafaranga. So amafaranga ibyo yabikoreye ntago bibaye. Ariko nyine namaze kuba umugore wundi muntu. Nawe rero washaka umukobwa ukagira urugo ukatureka ukava mu buzima bwacu. Kuko wizana ibintu by'inkundo bya kera aka kanya buri wese arakuze bihagije nta rivinga ubuzima bwe areke kugenda kundi muntu. Wakoze kwihangana. Nibyo koko twagukoreye amakosa. Mbere na mbere mbasabye imbabazi mu izina rya kampani yacu. Nubwo Prince yagukoreyeho amakosa ariko already bya affecta business yose. Tubasabye imbabazi. Hanyuma ikibazo cyawe rero ntago nari nkizi rwose. Murihangana tugikurikirane buriya mpagurutse ntago nari ngusuzuguye ahubwo narigira ngo njye gufata verse ya Prince numva uko byagenze. Sanze ko kuri mukuri twaraguhemukiye rero urihangana mu minsi 2 cyangwa 3 uransigira contact zawe ikibazo cyawe turaba tugikemuye. Manager umva nkubwire ibyo bintu biroroshye kanze mwe ukuntu bigenza ukuntu bigomba kugenda ikibazo kigakemuka. Wowe hamagara Chris aze hano hanyuma turebe ukuntu tubikemura mbona inzu cyangwa mbona amafaranga. Erega Chris ntago ari buze. Ikintu utari gushaka kumva nuko ndi hano mu mwanya wa Chris. Chris nta kintu ari bukemure kirenze icyo ndi gukemura. Nta mafaranga ubona none aha ngiye uburyo bwo kugukemurira ikibazo. Eida nimbona inzira available turahita tuyiguha cyangwa se tuguha nayo mafaranga tugusubiza amafaranga yawe. Ariko mu gihe cy'iminsi 2 cyangwa 3 ntago byakunda none aha ngaho wowe uraza kuba uvuye hano rwose ugende
ikibazo cyawe mbona uko gikurikirana. Manager wapi ntabwo ngenda ndagenda none urabigenza ute? Umuryango wanjye nakuye kuri hanze ndagenda njyewe ntabwo mva hano ntabonye amafaranga daily iyo nzu nayo nta niyo nkeneye inzu nkeneye amafaranga hanyuma ubwo sinzi ubundi inzu ubundi nama mfite icyizere cy'uko mutongera mukayinkuramo. Oya ntago amakosa presse yakoze yongera kugukorerwaho. Turabaganiriza abakozi bacu ntago bongera gukora amakosa nk'ayo ngayo, ntago byari bisanzwe, ntago ariko dukora. Kuba iryo kosa ryabaye twarisabiye imbabazi, ariko kandi turi no kuguha umurongo mwiza wo gukemura ikibazo twaguteje. Manager ndabashimira nanjye rwose mwananyakiriye neza, ariko menya ko ntari buze hano nabonye amafaranga. Ko nta mafaranga ahari? Umuryango wanjye nuze hano rero. umva rero even ugira inama sibyo gukomeza uza buri gihe kwa Betty umutesha umutwe. Mwarakundanye nabyumva, ariko rero ntago ari cyo gihe cyo kuza kugira ngo umubuze amahoro naho ari, kandi urukundo nduha agaciro urabizi. Ngiye kukugira inama rero. Guteza amatwi nta kibazo muzungiye. Ahubwo wowe wataha sibyo ntumutesha umutwe, ukajya ucungacunga ukamwohereza utumesaje, kuko urukundo ntabwo ruhita rurangira ku kanya. Ni inzira ikomeza, ukajya umwandikira rimwe na rimwe, ukirinda kumuhamagara kenshi kubera ko aba ari kumwe n'umugabo, bityo nawe uko iminsi igenda ishira ni nako ubona icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Buriya ntabwo yari uwawe. Rega ntago ari uko ntamwandikira, nta nubwo ari uko ntanamuhamagara, ndabikora ariko ndamwandikira ntansubiza, ndamuhamagara ntanyitaba. Gusa nafashe umwanzuro wo kumuherekeza nkamukurikira avuye ku kibuga cy'indege kugera ahangaha. Sinagize n'amahirwe, umugabo we yampaye karibu, ndaza ndicara ndaje kubasura. Reka nyine mbasure nibura namubona. Rega nawe urabizi Betty n'uwanjye ibyabayeho byose ntabwo mbyitayeho. Betty we n'uwanjye ndabizi mukundana, ndabizi buri kimwe, ariko kubera ko ubu yarashatse baramukoye twaramutanze sibyo. Ahubwo rero reka nkwereke nk'ubu yaraduhaye rugari agiye mu cyumba, wowe reka wemere ibyo nkubwira kandi uzabikurikiza uko ndi bubikubwire. Nawe nzamuganiriza igihe yakwandikiye byibura gusubiza, kuko urukundo ndaruzi rurahungabanya. Nawe ariko ujye wirinda kumuhamagara kenshi kugira ngo utamusenyera, kandi nimuganiza arabyumva. ntago ari uko ntamuhamagara, si uko ntamwandikira. Buri gihe cyose ndamwandikira, ndamuhamagara, ntashobora kumfata, ntashobora kunsubiza. Ngiye nafashe umwanzuro ndamukurikira kuva kuri airport aje kurinda tugeze ahangaha. Ngira n'amahirwe umugabo wiwe amakaribu, ndaza ahangaha. Ubu naje nje kubasura, reka rero ntacyo mbasura nanamubona. Ibyabayeho byose ntabwo mbyitayeho. Betty we n'uwanjye ndabizi mukundana, ndabizi buri kimwe, ariko kubera ko ubu yarashatse baramukoye twaramutanze sibyo. Ahubwo rero reka nkwereke nk'ubu yaraduhaye rugari agiye mu cyumba, wowe reka wemere ibyo nkubwira kandi uzabikurikiza uko ndi bubikubwire. Nawe nzamuganiriza igihe yakwandikiye byibura gusubiza, kuko urukundo ndaruzi rurahungabanya. Nawe ariko ujye wirinda kumuhamagara kenshi kugira ngo utamusenyera. uri kumbwira ngo umuha amahoro, ngo umureke, ngo ngarubaka, ngashaka kubaka. Njye se ndayafite? Ubu se nirirwa niyahuza ibi byose kubera si wabinteye? Yewe birumvikana rega, ndabyumva gahinda ufite. None se nibitari ibi wabinywa. None se ndamuha amahoro kubera ikanjye nayo mfite. Nyamara unyumve, ushatse watuza ukanyumvira, n'ejo ugatekereje ejo hawe, kuko kubana na Betty ibyo byararangiye. Ejo hahise, ejo urabizi ko Betty mukunda. Urumva ejo haba atari munsi ubwo ejo nahahe, nta ejo mfite ntahahari.
hari hivi hari abakobwa benshi kandi buriya uwawe arahari. Nyemerera unyumve kandi nama ndi kukugira nizo. Reka Beti yiyubakire ashingurwe rukomere sigaye akunda umugabo ibintu byose rwose bimuhungabanya, ahubwo nawe utangire ubuzima bwawe kandi buzagenda neza. Kayif. Niwe Chris yohereje. Yego ngiye. Okay. Murashyira hepfo gato. Rero uramutegereza mwana. Ariko nakubwiye ko nje kureba Chris. Yego, injira mu hano Chris uramutegereza muhari. Mu makara. Injira amanga bitaragenda. None ariko nababwiye ikintu cyari kinza. Injira amanga utegerereza mu Chris. Do you get me? Jiramo ntago nanakwirwamo akakana uraza gukwirwamo wageze minjiramo. Yego ntacyo ngaho nakwiriwemo ntacyo mujyagenda. muri seriye ba sister umbas sister umva nkubwire rata wenda we twakumva sister biri naona bikwiye kandi byamaze gukwira. Rega gabanya umushya rega ibyo uvuga ntago musa nuko ihangane basi nisabira gafeva kama wamba wari ukansora hanga byibura nkagenda gusohoka gusa n'ubundi uraza gusohokerega. Reba ukuntu usabye reba ukuntu umeze ibi bintu nukuri ntabwo musa ibintu uri gukora ntabwo musa ibi ni umwijima reba ukuntu usa ibi ngibi uri gukora ni umwijima. Don't be excited. Sister umva